Pa Blesso y'abanyamagambo baye mu gikoma sheri ashirira amenyo wowe numva mbwira ushobora gutaha n'uyu munsi iwanyu ntabwo uzajyamo ibintu nako ntabwo ndagiye usko wagira ngo usigare umusaza mu mutwe wawe nudakinywa ceka aho ngaho ngeze nkubwira ibintu kuva mu gitondo birebye nakubwiye ko nshonje nibyo wigira ejo uzakinywa mba nakubwiye ngo ntekere icyayi ubwo uri kumva igikoma kugira ngo ugende gute guhera uyu munsi nta cyayi kizongera gukandagira muri ino nzu kareka unywa igikoma nawe unywa ikindi Hello guys, mumeze mute? Twe tumeze neza, ni Blesso family nk'ibisanzwe. So twagarutse ariko ndi njyenyine uyu munsi kubera yuko nshaka kongera kwiyenza ku mugabo wanjye. Mutegereze gatoya mbanje gushimira abantu mukomeje kudusapotinga. Nkuko mubizi turi Blesso family ariko ubu ngubu muri kuvugana na mama Blesso, papa Blesso aracyaryamye agiye kujya mu kazi ariko ngiye kumukorera challenge gakeya kugira ngo ndebe reaction yiwe. Ikindi kandi mukomeze murebe team mama Blesso, mujye muri comment, mujye mwandika n'abafana papa Blesso nabo mubikore gutyo, ariko nizere ko ari ngiye muzakonda mama Blesso. Muri iminsi rero nari maze iminsi mpuze, Blesso nawe yaraje murabizi ko twabyaye ariko hari utuntu nawe ahugiyemo vuba nga turamubereka. So rero mumbabarire mukurikirane ino video murebe ibintu ngiye kumukorera. Birababaje cyane. Ciao, ndabakunda cyane. Mumbabarire ndabinginze mukurikirane iyi video yose. Guys, maze gusetting ibintu byose ngiye kumuhamagara ze mukorere gahunda yo kumutesha umutwe. Papa Blesso ngwira nasoje. Guys, araje ngiye kumutesha umutwe mu gakeya ajye mu kazi arakaye. Ndi batashagira kwibutishwa n'iki se? Nasama sara natageze. Nose kutangira ko nabintu wazanya. Ngiye ambwiye ngo ushaka icyayi. Nyine zane icyayi. Icyayi. Ni icyayi nose ubonetse ko nk'iki. Gira vuba. Byose si wabinywa. Byose si wabinywa. Ibiki se? Byo kumva. Gira vuba. Ubuhatira amasaha y'ubundi usogomye kwa bikizana ku meza. Gira vuba. Nawe da. Ndumva uri gutina ngiye kwigendera. Kandi nkizanye. Ndashira mu kanda baniya ngira n'icumba zawe. Ndakizanye none ngo uragiye. Bayo kimwe. Gira vuba ndagira vuba. Siko nufite inyota ndi gushaka cyahoze bamoreje. Cyayi. Igishyushye nicyo kiryoha nanjye mba numva ari cyiza. Kuva ryari? Asora sasa no. Nindavuga ko njya ngigikoma. Kuva ryari njye ngigikoma. Ngese ko nkinywa. Nazo ngenda umubyeyi. Akira reka ibyo bintu. No. Cyayi se kiri mu kintu kirenze reko njye ngwera muri plastique njye. Kandi ugiye kunywa igikoma se ugiye kunywa plastique. Wewe nywa igikoma nawe wumve kuntu kimera. Mba nakubwiye ngo ntekere icyayi. Ubwo uri kumva igikoma kugira ngo ugende gute. Guhera uyu munsi nta cyayi kizongera gukandagira muri ino nzu kareka. Unywa igikoma nawe unywa ikindi. Ngo iki? Unywa igikoma nawe unywa ikindi. Niba ushaka kunyirukana noneho hano. Oya kandi ndi kuguhereza igikoma kuva ryari se ahubwo ese ntago unywa igikoma harya. Uragira ngo ngizakinywe njyenyine ngene mbyuhe njyenyine turagisangira paka.
siko bagura akira ahubwo nukimara turaguhereza ikindi nibwo uri gukora akazi neza se wanywa icyo gikoma ntagashoka agorekana urakinywa cyangwa nutakinywa ndakinywa cyihorera nta cyayi ariko we icyayi nose nicyo wabuze muri uru rugo ntacyo nabuze ariko iki gikoma ugomba kukinywa genda nk'ibikoma nabuze iki ntuse utabonye icyayi ntabwo wanywa igikoma ntabwo bishoboka nyine nakubwiye ngo guhera uyu munsi nta cyayi tuzongera guteka urumva tuzajya dusangira igikoma nzajya nywa igikoma nawe unywa ikindi mbyibuhe nawe ubyibuhe ndetse naranjye ingana nawe urabona se tutangana ngingana nawe he iki gikoma urakimwe ariko usigaye ugira ubwenge ibyo kunywesha ibintu anywa igikoma se kigutwaye iki waza baje abandi abaye bandese abandi bagabo bafite abagore bari banywa igikoma nabo barakinywa gusa umuntu usigaye warasaze usigaye ari umusazi ukuntu kinaryoshye we urakinywa rero nutakinywa ubwo nyine urajya mu kazi utanywa icyayi cyo nta kizongera kubona twaramanje mvana ahubwo bureze kireke ndakinywa kinywa nyine usigaye wagira ngo usigaye ari umusazi mu mutwe wawe nutakinywa ndakinywa ceka aho ngaho njyewe nzajya nkubwira ibintu kuva mu gitondo birebye nakubwiye ko nshonje nibyo wigira ejo uzakinywa nta cyayi kizongera kugaragara muri ino nzu sawa amata warayabuze amata se y'iki wayashyizemo hano mu gikoma se ndashyira mu gikoma se kugira ngo ukabyibuhira rimwe ubwenge buke gusa turikora ureba urakinywa cyangwa ntakinywa nta nicyo nzigera nywa n'umunsi n'umwe nawe rero nta cyayi uzigera ubona n'umunsi n'umwe ngo nubwo ki kwenda ngo ubu uri guseka ngaho ngwino ukimwe erega urabirarangira ukinyweye indumwa ngaho ujya mu kazi rero utanyweye ambara ugende ntambara nyine kugira ngo nari kujya nambaye bose ndambara kurureba n'urutwe rubi sawa se numva mubwire ushobora gutaha n'uyu munsi iwanyu ntabwo uzajyamo ibintu ntawe ndagiye guys birangiye umugabo wanjye yanze igikoma bashaka icyayi kandi ntacyo azigera abona okay guys nari nashaka gusa kumwenza kuko nari mbikumbuye murabizi ko nari maze iminsi ntari kuboneka ntabwo nari mperutse kumukorera utuntu two kumwenzaho two challenge so akuye umunsi ko murakabonye ukuntu kagenze ngo nta mugabo umwe igikoma da n'ukuntu kiryoha abakinywa barabizi so guys mwakoze ko numva uri mu bugambo nicyo ko numva uri mu bugambo bebe vaye hano urebe nyine ndebe se vaye hano ni soreza ibyo ndi kubwira abantu vaye suza abafana vayo guys ino video please make sure ko wakoze subscribe nk'ibisanzwe mukomeze kudusapotinga aba team mama Blesso mu comment mukore comment share so byose nyine nkuko mubizi turabakunda cyane ciao papa Blesso y'abanyamagambo baye mu gikoma sheri ashirira amenyo wowe